mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Imana y'amahoro, Imana yo kwizerwa, ikiringira ubuzima, data wa twese mwiza, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye kujya neza kwawe kwera, ngushimiye kwenda kwawe gukomeye, uri mwiza Kristo, ubereye mwiza bagutegereje. Ndagushimiye umwanya wose twamazaha, wabanye natwe, ntiwadusize, ntiwaduhanye, wabaye mu ruhande rwacu. Ijambo rirangira ngo uri mu ruhande rwacu nta mubisha. Himbazwa Kristo, bana natwe rero, dushoje usozanye natwe. Nsaba umugisha buri wese uzakurikirana icyo kiganiro, uzacyumva akanezezwa no kugitega amatwi akacyumva. Musabe umugisha w'uburyo n'ibumoso, amanyara amazi, ntakajye kwifuza ngo akibure n'ikintu na kimwe. Ujye uhaza kwifuza kwa buri umwe wese ukurikirana uru rubuga. Mwemerera intsinzi y'amaraso yose ku buzima bwabo, abagabo, abagore, abakobwa, abasore, abana bato. Ineza y'Imana ibomeho kugeza imvi zabo zibaye uruyenzi. Natwe umugisha kuri Vanessa wanyakiriye, umugisha mwinshi baza kwifuza kuri muri we. Mushyigikire, iyo ushyigikiye umuntu arahagarara agakomera, ntadigadige. Mwami Yesu, intsinzi yawe nibe kuri we. ngo bana nawe muri byose rero umugisha w'umuwomeho kugeza kube mu izina rya Yesu. Nanjye ushyigikire, tujye ugendane natwe Mwami Yesu, dutandukanye Mwami, ugendane nawe, ugendane nanjye. Ineza yawe twomeho ibihe n'ibihe kugeza imvi zacu zibaye uruyenzi. Urakoze byose tubikubiye mu gusaba ubugingo. Turindira ubugingo Mana, turindira ubugingo budapfa, ubugingo budasaza, ubugingo buzarama, ubugingo buzabona Imana n'umwana n'umwuka wera. Uzaduherezo ryiza byose mu izina rya Yesu. Tukweretse Maître Nzovu nuko biganiro bakunze ba Vanessa Inspire shabana ibintu ngorera uyu munsi. Yes, ngo hayi kaze wo kundi ugakurikira ibiganiro bya Vanessa Inspire. Uyu munsi rero nkuko mubibona ngarukanye na Mama Sando, umusitari tuziranye. Ndatangiye iki? Abakunzi bawe ugomba kubaha hari abantu bagukunda babikuye mu mutwe no ku mutima. Ndabashimiye, thank you papa, ba mama, bakobwa. Ku saha nziza cyane, iyo saha iguza ngahe? Wambabareye vane, wambabareye. Saha nziza cyane rwose. Wese mbona nambaye saha nziza? Oya, iyanjye ntabwo imeze nk'iyawe. Shaka tuyerekane se batubwire, bazatubwire. Ntabwo nagukurikira. Imishimiro ugate. Ntabwo ntiyamu. Kubera iki? Mbabarira. Subundi ahantu wicara urahabona? Hano nicaye ndi kubona inyuma yawe iriya nzu bayita ngo iki? Convention Center. Riyo harya aya mahoteli yandi azengutse ntago nyasi. Subundi hoteli ya mbere wumva nziza wemera mu Rwanda ni nkiyi? Wijyana mu hoteli ntago nyasi. Okay, ntayuzi. Igihugu ku isi wumva wifuza kiberanye nawe wabamo ni ikihe ku isi? Uyu munsi uvuga uti passport nyibone ni he? Zibura nk'ibikunda. Imana yo mwijuru ikabisapotinga, ikabiherekeza. Vuga cyane. Bikaba ibyumugisha kuri nge n'abana. Yanyeza ku mugabane wa Amerika. Yo kabyara naje. Amerika. Najya gukorera amafaranga byibura ubuzima bwanjye bugahinduka. Hagize Imana yakoreye mu bantu koko ko Imana ikorera mu bantu iyo viza ikaboneka ko. Yo ariko hawe iteka we mise mbifiringa yabikoza akantu k'ubwenge. Imana ariko nyifite icyizere irabishoboye nta cyayinaniye. Kuri umudamu ukiri muto usa neza yagukoreye koko igitangaza. Nindemera ikibemeza niko twebwe tuvuga mu kibi. None se mu nzozi zawe byibura ufite inzozi zo wumva wari warota uvuga uti navukiye kuba ubutaka sinzabukuriraho ngo musazireho? Wumva mu nzozi zawe kugera kwa mugabane wa Amerika birimo? Wigeze ugira inzozi z'uko hari ikindi gihugu ubuzima bwawe buzagarukiramo? Garukira nkorohereza. Nyorohereza w'imvura. Kamorohereza. Ndabikunda, Imana igiriye neza. Yandenze igihugu cy'u Rwanda, ikandenza Afurika, ikangeza ku mugabane waho nce nifuza. Nukuri kubwanjye nukuri ko Imana byihorere wira ko seretse kunzimuza. Mukamenya ko gatuma ariko bena mabanga.
gute gusa nyine amagambo make nkubajije ko wigeze mu nzozi zawe ubirota cyangwa ngo ubyiyumviremo kuko urumva akenshi hari igihe n'abantu bakabya inzozi oya ntabwo nabirose ntabwo ndi bubeshye ntabwo nabirose ariko ndabizi ko n'abicaye ku butaka bw'umugabane burayi none se wazasabye viza yo gutembera ko bayiguha gusura gusa ugize amahirwe ariko ntabwo bazitanga kagira inkuru binyura mu zihe nzira mbwira binyura mu zihe nzira bwira wanyura njye ntabwo mbabizi banyura he bahera he ni ukuvuga ngo buri muntu wese yemerewe kuba yagira ate yemerewe kuba yakaka viza ufite pasiporo ufite ID yawe hari amafaranga runaka ugiye kuri ambasade ya Amerika ugatanga amadolari yo kwapurika 185 ukapurika yo kwishyura adasubizwa ya application fees. Ayo mafaranga wenda hari nayo bishyura abantu bagufashije, hasigaye ukagenda ukabazwa ibibazo ugakora interview, wagira amahirwe wakoreshwa n'umuntu yareba akabona ubikwiye yakugirira impuhwe. Hari n'uwo baravuga atakwiye kugenda bakubaza ibibazo nyine. None se ubu wakubaza ikintu ugiye gukora muri Amerika. Okay. Witonzo riva ugiye gukora iki muri Amerika? Tuvuga uri muri interview nsubiza. Ni iki kikujyanye muri Amerika? Wavuga ko ugiye gukora iki? Navuga ko ngiye gusura y'abavandimwe. Kugiye gusura iki? Abavandimwe. Gusura abavandimwe. Mu yihe state? Hari California. Hari Los Angeles. Los Angeles iri muri California ntacyo. Yego. Wenda wavuga ko ugiye Los Angeles nta kibazo. Uzamara igihe kingana iki? Amezi atatu. Ni iki cyemeza kuzagaruka? Siza abana banjye. Kandi ninjye ubana nabo n'ibyo barera bivuze ntabwo najya kuguma ku mugabane wa Amerika. Siza abana banjye nabyaye. Ni amezi atatu ngiye gusura, nashira nzahita mpindukira naho iwacu mu Rwanda. Ni iki cyatwemeza ko utazagaruka? Hari umutungo, hari iki wasize? Tuvuge ngo ntabwo wasiga imitungo yawe cyangwa wasiga ukereka konti yawe n'iki wabyerekana? Nabyerekana. Okay. Visa aho ngaho uri muri 60 yo kuyibona bitewe nuko wasubije urumva uri gusubiza neza. Bashobora kukubwira bati visa turayikwemereye, iyo bayikuhaye icyo gihe pasiporo yabisigarayo bakayiteramo visa. Pasiporo yawe ariko bakubaza naho ntuzizava, naho itike izava. Tike abo ngiye gusura nibo bazayinyishyurira. Uramutse ugeze mu nzira se ukarwara, byagenda bite? Nahita ntaha vuba nkaza kwivuriza iwacu mu Rwanda kuko ntabwo mpamenyera ubuzima bwo kwivuriza mu Rwanda. Nibyo urumva, nibyo basaba, nta bindi birenze, hamwe no gusenga kwawe, iyo inzozi zawe Imana yabigennye bakaguha visa mama Sandrine ukurira indege ukagenda. Nahise kwanya numva uri mu diaspora uri mu Rwanda. Indese jewe se kwanya numva ufite umugore uba muri Amerika. Ongeri nzajyayo ryari ngo nzabagendero nk'abantu tuziranye basure abantu muziranye. Ubu ngubu umuntu ukurikirwa n'abantu bangana gutya wabura abantu benshi b'inshuti zanjye benshi bariyo nasura pe nanaje gufata nk'abava famiye yanjye. Ubu noneho ugeze wasute koko noneho nisaba abayo basaba erega ngiye nkurikije ubuzima ubayemo, wenda ntabwo uri umuntu ufite ubushobozi burenze n'icyo abantu bashaka kubona wicaye hano bakaba bati uyu muntu bakanakwibeshyaho.
uri mu buzima buri cheap. Sandrine mwamwumvise ngo ari mu buzima buri cheap. Imana izaguha ubuzima buhenze, izakugirire neza. Ira bishoboye iri mu kazi. Nacyayinaniye n'aka gasura niyo ngakesha. Ya nyubako noneho wayibonye ukuntu yatse? Convention. Wow, no kwikaraga. Nayibonye. Imana izaguha ubuzima wifuza, uracyari muto. Jya usenga, ibintu byose birashoboka. Gusenga nibwo buzima bwanjye, niyo mibereho yanjye, iyo byancanze nurira imisozi. Kandi buri iyo uri imisozi se nkajya kuyibwira, nkajya mu nzu mu rusengero nkayibwira, nkapfukama iwanjye mu nzu nkayibwira. Gusenga muri njye naririmbye ngo gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Icyo gitero kivuga ngo iki? Amina. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Abarokore mwese turabasuhuje. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Ubuzima butarimo gusenga bwose ni zero. Iyo umuntu asenze Imana ntimusubize se bigenda bite? Imana isubiza yavuze, kuko twemeranya ku barokore bene wacu. Imana ikora yavuze, igakora itanavuze, kandi ibyo ikora itavuze nibyo byinshi kuruta ibyo itubwira. Yego, aho turacyemeranya. Nta gihe wigeze ugera mu buzima wasaba ikintu ntukibone, se ukumva urarambiwe, ucitse intege, ukumva ntuzongera no gusenga? Ngiye mama Sandrine ndambirwa imbere y'uyu mugabo uyu wahize sinshobora. Nahandi niyo nuko nsaniye, nuko mpagaze ukuntu. Ese ubundi wa mugani ibanga ukoresha ni irihe ryo kubusa gutyo? Kuri moviti yanjye nisiga. Uko umuntu agushyize hano agashyira hano na Sandrine, bashobora kugira ngo Sandrine niwe mukuru. Agashya. Ubutumye nivamo. Ku ishuri ahantu yiga. Kagira inkuru re. Ako hantu ubundi wambaye ibiki ku ibusi ni muri mundi. Ku ishuri ahantu yiga. Njya kumusura. Noneho bakavuga ngo ni mukuru wiwe. Noneho urabona umwana imbere y'umubyeyi arabifiringa, mama iki n'iki, mama ibi n'ibi, yego birumvikana. Ariko ntabwo abo ku ishuri ariko babibona. Bazi ngo ni mukuru ngo turi nkurikirane. Naranabasobanuriye n'umwana bibabwira ngo reka umwana byaro sinkundera mora n'umwana. Singuzi. Ariko nyine abantu benshi bazi ko turi nkurikirane, bazi ko umuntu wanjye deja noneho imyenda nambara ntiyasigaye yambara, ibintu byose dusigaye twambara. Ari n'abakubaza ngo vugisha ukuri koko niba koko uriya mwana ari uwawe. Barabimbaza mu serious. Naho dutuye sibyo ko baba babimenyera, ariko nabo bajya bagira bakavanga, ariko ubundi niwo byarababana ko tukubona ubarimo ukagira ngo uri mukuru wabo. Nyine ni ibintu ni ikinyuranye. Ese harya buriya Sandrine agize imyaka ingahe? Arakuze mu kuntu 16 yaruje mu kwa kane, nasumva na 16. Nubwo ndahita nkubita mu mibare, ngiye kwita ngufata amenye igihe wamubyariye, kuko iyo nkubaza ngo wamubyaye ukiri muto washoboraga no kutabyemera. 16 ufite 34 ni kwa tubwiye, ubwo ni ukuvuga ngo wamubyaye ufite 18. Nibyo ra? Ariko ndumva ari byo. Namubyaye ndi mwaho ngaho, sumva ntashaje. Fane ndashaje mujye mwemera. Ariko ushaje ute? Na metere ntarasaza urashaje. Ndabyemera ngo natabyemere, bayimubwiye ngo ndi umusaza ndise wa. Guteze mujaka kumusazisha. Rero nyine nibyo ndi kukubwira ku ishuri bazi ko ndi mukuru. Nawe rero ngira akabifiringa ngo gikuru cyanjye salama. None buriya se iyo yakosheje ushobora gufata inkoni ukamukubita? Buriya ushobora gufata inkoni ukakubita? Ngo iki? Nkanamuwana seri yakikanga. Nese yamubita ngo nuko turi kungana. Nawe reba igihagararo cy'uko uyu mwana angana. Anyuba nka mama wiwe. Yego. Ntabwo yangwanya reka nkubasifanye. So n'umugabo. Urabyemera ko umaze gukura. Yego. Ntawagusuzugura. Yego. Tuvugana mama ntabwo kubitushye. Mwanya w'urushi n'ikinyafunya kikunyuzaho. Wafata inkoni ukamukubita. Ahubwo se twarekeye gukubitwa tutari mu myaka 20 n'indi. Uzi inkoni twakubitwaga.
ariko ntago bagukubitaga gutyo bira mupango, barabanzaga bakabitegura, Mary yarabanzaga akabitegura, wamara kwinjira mu nzu yafunze n'urufunguzo, ukimara kujya ku buriri ukiyorosa akarakirete keza keza ukabura bakubiswe ewano, ukabura gakubiswe. Twarakubiswe we, narakubiswe we, narakubiswe mu buzima, ndavuga nti twe twakuze tugira amakosa, kandi burya umwana n'ukubagana, burya umwana n'ukubagana. Arabavanga. Niwe muntu ufite igara ritoya mfite mu rugo, ni maneke, tumwita maneke, ni gatoya nyine. Bagufata gute? Abana bawe bagufata gute? Turakundana cyane cyane cyane, iyo bingutse bampa ibibizu tugahoberana nkaho tudaherukana. Turakundana cyane cyane cyane. Gira inama abandi babyeyi uko bafata abana. Buri mubyeyi wese agira uko abana n'abana biwe. Ngewe ko nyine nuko nibaniyeho n'abana banjye, none igisekeje bo abahungu banjye bose bita papa, ni ba papa no barabise ba papa. Ubita papa? Niyo kumuganda bango papa akindabo. Ntandenganya none se ko nigeze mbona papa ngo muhamagare papa. Ako ni abana banjye ni papa nabo barabizi, bana bizi. Ni ukuvuga ngo barita na metere kera wamwitaga papa. Oya ndabambeshe ntabwo nigeze mwita papa. Ariko wumva iyo ajya kuguha urukundo rwiza, yariko yes, ubu yari kuba yitwa papa. Yari kuba yitwa papa musirias. Ni ukuri kose yari kuba yitwa papa. Nge nakuze mvanga umugabo nzashaka, azaba ari papa, azaba arimo mama, azaba arimo barumunange ntabonye, azaba arimo basaza banjye ntabonye. Urumva izo nshingano zose nari nzi ko umugabo nzashaka azazihakararamo. Nubwo bitakunze, ariko nabonye abahungu banjye ni ba papa, n'abana banjye ni ba papa. Bitwaye iki? cyakora uyu munsi uranyishe rwose, uti igihugu nshaka kujyamo na Amerika, ati Imana Imana ibikoze ikansapotinga. Imana yonyine yaguhaye sapoti, nta wabyitambika. Imana yonyine ikansapotinga, yabyoza mu buhe muntu ntabwo nzi inzira byanyura. Gusa icyo nizera, habonetse visa yawe. Icyo nizera cyo dutegetswe gusenga no kwizera. Imana ntabwo izava mu ijuru ngo yururuke y'ubwayo nyibone n'amaso yanjye gutya imbwire ngo nje kukujyana muri Amerika, ahubwo mu Mana bwayo hahandi ifite umuntu izakoresha, yaba ari umupapa, yaba ari umumama, yaba ari umukobwa, yaba ari umusore. Icyo mpamya cyo yashatse kubikora yakoresha abantu bayo, kuko kugira ngo tugire aho tugera ibintu byose bica amaboko y'abandi bantu. Yego ifite uburyo yabigenza nyine mu Bana bwayo, bikanyura mu biganza by'undi muntu by'abantu runaka. Ubuzima bwo kumara imyaka 8 utabana n'umugabo, warabanye n'umugabo, buba bumeze bute? Ubuzima bwo kumara imyaka 8 utabana n'umugabo, warararanaga n'umugabo buri munsi ku cyumba. Akavane bura twaranye inshuroze, usiko nagenda nzibara bumera namutungaga ryari vane, namubonaga mu minota, ni mu minota n'amasaha, kujya azambaye n'amasaha 3 yicaye andi rubanda ibibaho kiranyagisha. Ubundi nge navuye kuva na kera mbaho mu buzima bumeze nk'ubwawe. Madasingo Singo mad. Singo mad. Sorry. Nabayeho nabonaga mbaho mu buzima bwa singo mad. Ko namubonaga gake. Abamubonaga nabi yo ngiyo nyine nyuma yo mu rugo. Nukuvuga ngo ubu yongeye kugaruka byagutonda, wamera nk'umukobwa ugiye kurongorwa. Yagaye namera nk'umutangizi tubanye bushyashya. Ese ngo beki imyaka 8 myinshi utabana n'umuvane
imyaka 8 umwe 2 8 ubu ngubu ko waryama kose waryamana ikoboyi wagira gute ikintu bitwara amategeko abana n'amategeko aguhana mu gihe abashakanye baba bafite ayabahana ahubwo mujya mubyubahiriza abantu bakuru gute rero kagira inkuru twubahiriza ibiki mujye mubyubahiriza mubyubahirize neza cyane mwuzuze inshingano musabwa Bibiliya iravuga ngo umugore ganduka ntabwo umugore ategetswe gukunda witonde ubimenye ijambo ry'Imana namubwira ngo deja mwebwe mwarabwiwe abagabo umugabo utegetswe gukunda umugore wawe nawe mugore utegetswe kuganduka abamama aho kuri hose mugandukire ingo zanyu muganduka biri mu byiciro byinshi bitandukanye abagabo bategetswe gukunda urukundo rwanyu ntirushire ntiruveho ahubwo rwaguke rube rugari rugere ku bantu bose bagahora bereka urukundo abantu bibwira ngo iyo wateretse umugore ukamugeza mu rugo byarangiye ugutereta uba warekeye kare icyo kiranyagije utegetswe kwama umutereta umugore wawe buri munsi utegetswe kwama umutereta sheri uri mwiza sheri yo ni ukuze umutereta agakira umukobwa utegetswe kwama umukunda utegetswe kwama umutereta naho ngaho ingo zisigaye zisenyukira baheruka imitoma myiza bateretana bagera mu rugo bakayibura kandi buri cyo wamenyereje umwana icyo atora nawe umenyereje kumubwira ngo bebe nuko biba bigomba kumera hagati y'ingo y'umugabo n'umugore ntabwo gutereta umugore wawe birangira ntabwo gukunda umugabo wawe biravugiye ngo uko mwabanye reka ibibaho ukirinda nukoreka mu bwisi nagize amahirwe yo kubaka ngo mbitindemo ariko numvaga nzubaha umugabo wanjye numva sinzi ariko nyine byarankona none se mu gihe gito mwabanye ibyo warabikoraga urwo rukundo wararumwerekaga hanyuma rero ni iyihe nama wagira abadamu uyu munsi bafite abagabo bataha banyweye inzoga yayindi koko ishobora gutuma bagirana ibibazo mu rugo rwabo bitewe nyine urumva weho umuntu mwabanye uramuzi uko yari ameze uyu munsi nk'abadamu bafite abagabo banywa inzoga nyinshi cyangwa se niyihe nama wabagira bafite abagabo wenda batabereka urukundo ariko abo bagore bakumva bakibakunze cyaba mama cyabo badamu bakumva bakibakunze buriya rero ntabwo ariko njyewe nashobojwe n'Imana kubibamo nashobojwe n'Imana kubibamo gusa ntabwo abantu bose bihangana kimwe kamere hari abamama batazi kwihangana abona umugabo atashye 1 2 3 agwirirana nk'uwanjye bajya banamucyura mu maboko nzanira mu maboko hari igihe rimwe ngo bigeze no kumutura muri ruhurura yiryamiyemo mbona abantu bangahe baramuzanye bamugejeje wanjye urumva ntabari bahazi yego hari umugore wabibona gutya adashoboye kwihangana akabatireka da wasinge ndigendeye akakigendera ngira n'abanye nabyo ndabyihanganira inama nagira abandi bamama bagenzi banjye bafite abantu nabo bameze nk'uwo nari mfite mukomere mwihangane ntabwo urugo ari paradizo ubundi njya mbona urugo ari ishuri kandi ishuri rijya abanyeshuri biga uko babyishimiye bahora mu masomo byishimiye biranavuna kwiga reka genda ariko uko abazi icyo ashaka abaza aho ashaka kugera yicara ku ntebe y'ishuri akimuka akajya mu wa 2 mu wa 3 mu wa 4 sogonderi kaminuza masters akavunika harimo imvune rero n'urugo ni ishuri ni uvuga ngo urugo narwo rumeze nk'uko umuntu atangira amashuri akayiga atabishaka ariko akayiga urugo ujya kurwubaka ubishaka bikurimo ubishaka kandi n'umwana wibuka kujya kumutangiza ubwa mbere abyishimiye abishaka ariko yamara kubona imvune zirimo akajya abona kugenda yiganyiriza atseta ibirenge ariko akama akagenda akiga kuko azi icyo ashaka rero n'urugo narwo ni nk'ishuri
kujya kurwubaka bikurimo umva bishaka wowe ufite sinakubwiye njye ntego nari mfite ariko nyine ibyo usanze muri rwa rugo bikaba ibikunaniza rero iyo udafite umutima ukomeye wihangana ni hahandi ngo zisenyuka nsigaye mbona hari umwuka wo gusenya ingo cyane rero abamama inama nabagira mukomere mushikame musenge Imana ibashoboze ntibyoroshye ni urugamba ariko Imana ibashoboze mutinda mu ngo zanyu muzirambiremo muzisaziremo n'abana babo nanjye nzi ko nzabusaziramo n'ibyakunze ariko nta ruhare nabigizemo ariko mwebwe ntimuba abantu bagira uruhare mu gusenya ingo zabo wumvaga uzarusaziramo ariko ntibyakunze ariko n'ubundi n'ubu ngubu ntaho yagiye inde okay n'ubu narekane kugucumuza cyangwa utanambwira nabi iyo bamuvuze uhita uhinduka intare ugatangira ngo inde nyine hasi ubundi wowe wumva udakeneye gusaza uri kumwe n'umufasha n'umugabo umbajije ngo wumva udakeneye gusaza uri kumwe n'umugabo awanga ibyiza nuko atabibona nasi ibyo byiza njye nari mbyanze kandi ntawe uvumira itararenga mu ndindire wenda nyagasana azubura dosiye ko bajya bakubaza ibintu byo gushaka ukavuga ngo uracyari kurera abana haracyari igihe abana bawe wumva uzabarera kugeza ryari kugira ngo ufate umwanzuro wo gushaka undi mugabo cyangwa se ufate umwanzuro wo kugarura papa w'abana kugira ute ushobora no kumugarura burya nta bidashoboka ubundi baravuga ngo imisozi niyo idahura ubona ari imyaka ingana iki kugira ngo nongere nubake umuryango w'umugore n'umugabo nta myaka ndi bwiye nihaye nta niyo mfite kuvuga ngo nihaye n'iyi cyangwa se icyo nuko ndi kwirerera abana ariko ayo mahirwe Imana nibona ko nyakwiriye ikabona ko kubaka byambera nanjye nk'abandi ba mama ikabona ko nanjye kuba mfite umugabo nitirirwa wanjye tubana mu nzu mu gitanda binkwiriye bimbereye Imana yonyine izabirema ibisohoze umuntu ntabwo nzi ngo bizaca mu zihe nzira ariko yo ubwayo irabizi kandi icyo nemera cyo nuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntasari gukoresha ijambo ariko ndabivuga nk'uko Bibiliya ibimbwira Bibiliya irambwira ngo ikigore cyagenewe ikigabo cyacyo n'ikigabo cyagenewe ikigore cyacyo niko Bibiliya imbwira kandi njye nizera ijambo ryahumetswe n'Imana umugore rero nibize isaha ndi njyenyine n'abana kandi Bibiliya ikabimbwira ngo ikigore cyagenewe ikigabo cyacyo n'ikigabo kigenewe ikigore cyacyo ikigabo cyanjye aho kiri Imana ikiza niho tuvuge ngo iki ikizana Imana ikuzanira umugabo ahari ikuzanira amafunguro yawe ahari kure hose iki kiganiro ni nakiza pe njye nagikunze ni ubwa mbere tuganiriye gutyo useka wishimye kuko twigeze kugirana ikiganiro abantu baravuga ngo wasuzuguye ngo waturebye ngo nk'imbwa nk'ikimbwa ihaze ngo uriya mudamu ngo yabaciye amazi kandi niho byaje urasuzugura byabayeho bikaba ngombwa ko ushaka ko gusuzugura bitewe ariko icyo kiba ari ikintu cyatumye gusuzugura kiremereye ntabwo ni ukuri nabikora nko gusuzugura ariko urumva cyaba ari ikintu kiremereye ariko usanga ntabwo nsuzugura ngenda bizi ko ntasuzugura n'uwawe ego hari igihe utangaye ngo bahiki nyine urumva ubu kanazemo urababwiye uti gusuzugura nabyo ndabishoboye iyo byabaye ngombwa kandi koko yego buri muntu wese ntabwo tuba tugomba kwihagararaho ntabwo nsuzugura n'abantu banzi barabizi ariko nyine urambajije ngo haramutse habonetse impamvu yatuma usuzugura umuntu urumva nyine haba habonetse impamvu iri butume ndi bumusuzugure kandi mbona kumusuzugura ariyo ngiye biri bundengere ntabikora ariko usanga se nsuzugura ndubaha mbere ku mwana kugeza ku musaza n'umukecuru hari abantu benshi bajya bandika muri komenti ngo umugore mwiza abandi bati cyamuduha izo komenti ujya uzibona njya nzibona ngo abandi ngo hari abagabo babuze abagore beza bo kubaka
ngari kubiramo nyamufusha gusa nzibona kuba kwifuza batarashaka nabo bajye ku rutonde bahigane. Fane ntabyo navuze babarira ndakwisabiye wawe iteka we ntabyo navuze ibyo bintu navuze ngo nimibona yuko nanjye nawe umwe mu bagore bubaka bagahirwa n'urugo rukambera ngira uwo nitirirwa uyu ni madamu ku y'inshuro ntihazaza uje gukinira mu buzima bwawe. gusa nindamuka mfashe nzafata mfashe nuhura n'uje gukina ze uri inyuma ye urumva utahita umeneka umutima. uza gukinira mu buzima bwanjye ntabwo ari ikibuga wakigumiye ukuri. ese njye nakubwiye ko mfite mudu yo kujya gushaka hanze aha ko zirara zishya. nta mudu nanjye nakubwiye ngo ni uko utanyumvishe ntabwo mvuze ngo ndi kwiyunganira gushaka njye ndi kwirera abana pe ndi kwirera abana mara imyaka 8 maze yamba ndushaka gushaka urumva ntarafata imyaka 34 mfite bita ukuramo imyaka 8 ubwo nabyo mfite imyaka ingahe natangiye umuntu mfite imyaka ingahe uravuze ngo subiramo numva fata imyaka 8 yego maze mbagenyine n'abana yego uyikure mu myaka 34 mfite natangiye uyu muruho ndimo wo kwibaza nkisubiza mfite imyaka ingahe kandi bivuze ngo ntago ari iyo myaka 8 watangiye umuruho gusa iyo myaka 8 niho watangiye kubabara cyane twatandukanye ngewe njya kumenya ubuzima bwanjye n'abana iyo niyo mba ubundi muri make dushatse twakuramo imyaka 10 mushaka mwakuramo nk'imyaka 10 ubwo ni ukuvuga ngo mu myaka 34 ufite usibye ko ubundi watangiye umuruho ukibura ababyeyi bawe bombi ukibura ababyeyi bawe bombi nibwo watangiye umuruho tunakomeza kubifuriza iruhuko ridashira nawe ubundi ntabwo uri umuruho wawutangiye ufite imyaka 20 n'ingahe ese wari uzi yuko burya umuntu avukana umuruho burya nawe buriya iyo uvutse Imana ibizi icyo uzabacyo ntabwo ibingibi bikunyuramo cyangwa wanyuzemo byanditswe ugeze muri iyo myaka. So dusoza iki kiganiro rero reka tushimire abantu badukurikiye bose bafashe umwanya kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma ariko mbere na mbere ntabwo twagenda numvise uvuga Imana cyane. Mama Sandrine dusengere usengere abantu bakurikiye iki kiganiro dusoze usengere na Nzovu sengere na Nzovu okay ngaho senga iyo navuze ngo mwana umurinde okay ngaho senga dusoza twubaha Imana dusengere ako Vanessa urimo noro nimeze mu buzima n'ubwambaro nkorera ibintu ubundi ibi bintu kutajya kubikora numvise uyu munsi ikiganiro wavuzemo harimo indoto ibyifuzo ngaho usenga dusoze. Iby'Imana ikora biradutangaza na n'uwa bimenye uko biri ariko icyo nzi iby'Imana ishaka ari ibyo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane w'ijuru. Imana y'amahoro Imana yo kwizerwa kimenyera ubuzima data wa twese mwiza ndagushimye ndaguhimbaje ngushimiye kujya neza kwera ngushimiye kwenda ko ukomeye uri mwiza Kristo ubereye mwiza bagutegereje ndagushimiye umwanya wose twamazaha wabanya natwe ntiwadusize ntiwaduhanye wabaye mu ruhande rwacu ijambo rirambwira ngo uri mu ruhande rwacu nta mubisha himbazwa Kristo bana natwe rero dushoje usozanye natwe nsaba umugisha buri wese uzakurikirana iki kiganiro uzacyumva akanezezwa no kugitega amatwi akacyumva musabe umugisha w'uburyo ni umunsi w'amanyara amazi ntakajye kina kwifuza ngo akibure n'ikintu kimwe ujye uhaza kwifuza kwa buri umwe wese ukurikirana uru rubuga mwemerera intsinzi y'amaraso yose ku buzima bwawe
abagabo, abagore, abakobwa, abasore, abana bato. Ineza y'Imana ibomeho kugeza imvi zabo zibaye uruyenzi. Natwe umugisha kuri Vanessa wanyakiriye, umugisha mwinshi aza kwifuza kuri muri we. Mushyigikire, iyo ushyigikiye umuntu arahagarara agakomera, ntadigadige. Mwami Yesu, intsinzi yawe nibe kuri we. ngo bana nawe muri byose rero umugisha umuwomeho kugeza kube mu izina rya Yesu. Nanjye ushyigikire, tujye ugendane natwe Mwami Yesu, dutandukanye Mwami, ugendane nawe, ugendane nanjye. Ineza yawe twomeho ibihe n'ibihe kugeza imvi zacu zibaye uruyenzi. Urakoze byose tubikubiye mu gusaba ubugingo. Turindira ubugingo Mana, turindira ubugingo budapfa, ubugingo budasaza, ubugingo buzarama, ubugingo buzabona Imana n'Umwana n'Umwuka wera. Uzaduherezo ryiza byose mu izina rya Yesu. Tukweretse Maître Nzovu nuko dusoje ikiganiro bakunze ba Vanessa Inspire.